mfite message Imana yampaye. Message igira gutya, nari ndyamye mu bicuku by'ijoro, nkunda gusenga saa 9. Yego. Mbona nje ndimutse, ngiye ngeze aho nari ngiye, mbona nari ndi muri bisi. Mbona imvura iraguye, irakubye ibaye nyinshi. Ndavuga se ko imvura iguye ntaragera ahantu ngiye. Nahise mbona hirya hari urutare. Urwo rutare narwinjiyemo ndusangamo abandi bantu. Ndugezemo nsanga abo bantu barimo barasenga. Ariko urumva rwari rurangaye, twarebaga hanze. Mu gihe turi kureba hanze ya mvura ntiyaguye, ariko haje imiyaga. Imiyaga itangira guterura amazu, inkuba zirakubita. Inkuba zakubita isi yacikakaho umuriro. Inkuba zakubita isi ikakaho umuriro. Emana we, Yesu we, ingoma yawe ni amamare. Siribi Studio ni igisubizo cyawe. Bahanzi, baririmbyi, namwe makorari mwifuza gukoresha indirimbo zanyu muri studio, ni mugane Siribi Studio tubakorere neza audio na video. Wifuza gukora live recording cyangwa se mi live, tugane tubigufashemo. Wowe ufite ubukwe ukaba ukeneye abagufatira amashusho n'amafoto yabyo neza, ntugire impungenge, gana Siribi Studio. Ibiciro byacu ntabwo bikanganye. Dukora mu mujyi wa Musanze ndetse no mu mujyi wa Gisoro muri Uganda. Akarusho kandi ku baririmbyi ushaka gukora indirimbo 3 wongezwa iya 4 ku buntu. Ukeneye ibindi bisobanuro hamagara 0788 97 81 Siribi Studio ni igisubizo cyawe. Suhuze kandi tubifurize amahoro n'imigisha atangwa n'Imana Nyagasani. Uyu munsi wa none twongeye gushima Imana ko twongeye kubona uburyo bwo kuba mu mwanya wayo. Hari benshi bashakisha uburyo nk'ubu ngubu barabubura, ariko twebwe turashima Imana ko Uwiteka Imana hari icyo yakoze kugira ngo turamuke turamahoro. Aho dukurikiye uri hose rero unyemerere wicare utuze, wumve icyo Imana ishaka ku bantu bayo. Nkuko mubibona kuri kamera zacu, twongeye kugira umugisha wo kubana n'umukozi w'Imana, umuhanuzi kazi. Icyo twiyemeje ni ugushaka abantu nibuze bagikanyakanya. Reka bari nka ko mbivuga, impamvu yabyo nuko abantu bakomeza kuvuga batese abakozi bose bari kuri social media ko tubona gakiza bagatakaje bihagaze bite. Ariko uyu munsi tushimye Imana ko nibuze hari abantu bagihagaze neza kandi bakira abo kwizerwa, ndetse banahanura ibintu bikagira gute bigasohora. Uraho neza mukozi w'Imana? Muraho. Yesu nashimye. Yesu ahimbazwe. Amakuru yawe? Amakuru ni neza cyane kandi ndishimye. Amen. Biragaragara nibyo, ijuru ni ry'abishimye. Ijuru ni ry'abishimye cyane. Umuntu uhora ubabaye rwose sinzi ko oya, ntago umuntu babaye azabona ijuru. Ntago babara ngo nurangiza ijuru ritaye, ntago byakunda. Ijuru ni ry'abishimye. Hanyuma abakunzi bacu bari kwibaza ngo uwo twakiriye ninde, yitwa nde? Ndagira ngo noneho twibwire. Ku mazina yanjye nitwa Mutumyinka Celine. Niyo mazina y'ababyeyi banyise, niyo nitwa. Yego. Mutumyinka Celine. Celine ni umumama n'umukobwa? Ni umumama, ndubatse, mfite umwana n'umutware. Uzi ko wagira ngo uri umukobwa? No kubera Yesu aba yamishe. Yesu aba yaguhishe. Cyangwa we ntabwo ujya ukora ya masengesho y'imbaraga atuma? Ndayakora rwose, ariko Yesu hari ukuntu ajya ahisha umuntu, ntago kuko wayasenze byatuma n'ubundi
uhinduka umukecuru ako kanya oya Yesu arahisha akaguhisha rwose akaguha kandi gasura ni Yesu. Hari umuntu wambwiye ngo aba ari ikinya ngo abantu baba bitera simbizi ariko ikinya cyaturutse kwa Yesu ntawe cyangiza. Ntabwo ikinya cya Yesu gitera pararize. Ntabwo gitera pararize. Imana ishimwe. Hanyuma Serine ikigaragara kiri umurokore. Ndi umurokore ariko nyine umurokore bigaragaza no kubera imbuto wera. Indirimbo y'108 urayizi? 108 ntayuzi? Ndumva nari kuyibuka. Gitangira ivuga ngo nge umukristo. Nuko utaroze nimero yayo. Nuko ntarinzi nimero yayo. Hari igihe abantu bataba bashaka guhamya ariko Kristo yaravuze ngo utazampamiriza nanjye imbere ya data sinzamuhamya. Ntabwo nzamuhamiriza. Uhamya ko rero uri umukozi w'Imana ugahamya ko uri umukristo ni byiza cyane. Nanjye biranejeje. Serine reka ngusabe kugira ngo ubanze usenge Imana ahasigaye dukomeze ikiganiro cyacu wamaje gusaba umwuka wera kugira ngo atuyobore. Mwami Yesu duciye bugufi imbere yawe nutugirire neza reka uturengere nyagora ku ngoma Imana tuba twaciye muri iyi si iranduye ariko Uwiteka reka utwejesha amaraso yawe amwe avuye ku musaraba igorogota mwama bari yatweza kugira ngo tuboneke imbere yawe nta rubanza rw'ibyaha kuko imbere yawe ni heza imbere yawe naho gukirira mwami. Aya masaha rero ndakwinginze ngo turengere kandi utugire neza reka ibyo tugiye gutambutsa mwami biba ari ibintu bifite umumaro reka Uwiteka utwigaragarize kandi ukuboko kwawe kugaragare ngusabye nkwizeye kuri Imana igira neza kandi ushoboye byose mu izina ryawe ryera amen. Urakoze cyane ngusabye nkwizeye kuko uri Imana ishobora byose ati mbisabye mu izina ryawe ryera. Imana iguha umugisha. Ndashaka kuza kukubaza ibibazo nka bingahe kugira ngo tuze kuguha umwanya. Wambwiye ko ufite message zikomeye Imana yaguhaye ugomba kubwira abantu. Umbwira ko ari nacyo cyaguhagurukije kandi Imana yakwemereye. Ni nayo mpamvu wakoze urugendo rurerure ariko ukagera hano. Nkagera aha nta kibazo mpuye nacyo. Serine hari ikibazo njya nibaza. Ni iki kintu gishobora gutuma umuhanuzi acika intege? Ikintu gishobora gutuma umuhanuzi acika intege urangiye mbona ntacyo. Iyo uri kumwe n'Imana nta cyaguca intege. Hanyuma se bamaze kuzicika ni iki ubona ari nk'iki kiri kubitera? Reka nkubwire buriya bari abantu maze gucika intege. Hari ukuntu umuntu yirara akavuga ngo ndi kumwe n'Imana nta kibazo kandi reka nkubwire iyo uri kumwe n'Imana warangiza ukirara mwuka wera arigendera. Iyo udagifite mwuka wera ibintu byose biranga kuko iyo nta mwuka wera nta kintu wakora ngo gikunde. Iyo mwuka wera yigendeye nyine niba abahanuzi usanga yego arahanura akanavuga no mu ndimi ariko ntabwo ubuhanuzi bwe busohora. Yego ntabwo busohora. Ariko se niki gituma hari abahanura bigasohora abandi ntibisohore kandi bose bahanura? Bose baba bahanuye ariko buriya guhanura kwiza iyo umaze guhanura ni ukuvuga ngo bya bindi wahanuye nawe bisengere. Yego bisengere kugira ngo bisohore kuko hari imbaraga zibirwanya kugira ngo bye gusohora. Udasenze rero ngo uhite usenga za mbaraga mbi uzibyambure bye gufatwa mu maboko y'umwanzi ni handi bigenda bigafatirwamo wa wundi wahanuye agahita asenga ni bya bindi bihita bisohora. Okay, muri makeya cy'umuntu ahanura agomba no kugisengera. Ugomba guhanura ariko ukanabisengera. Nakunze kubona abahanuzi benshi baza hano ku mihanda aha bahita ku mihanda kuri social media bavuga ngo ninjye wahanuye urupfu rwa runaka ngo ninjye wagize ibi. Kuki abahanuzi banezezwa nuko ibyiza birasohora ntabwo tubona umuntu uza kubivuga kubyigamba ibibi byasohora kiruka akavuga
buriya reka nkubwire nimba ikintu kibaye utaragitangaje mbere Yego. wagakwiye no guceceka kuko buriya ikintu yenda waragitangaje mbere yuko kiba bavuga nyine kuko ari wabivuze ariko nimba kibaye utaragitangaje warangiza ukajya kwitangaza amakuru ukabivuga ngo biriya ninjye wabivuze nta n'umuntu abifata nk'ukuri nawe abifata nk'ukuri nimba ubonye ikintu cyaba cyiza cyangwa kibi kivuge mbere yuko kiba kugira ngo buri wese amenye uko yitwara aho kuvuga ngo ibi ngibi byabaye koko ninjye nabivuze ntabwo ari byiza. urakoze cyane. ubwo ni n'umuhanuzi uhanura ibibi Imana iba yeretse ibintu twita ko ari bibi bigiye kuba, ubwo ajya anabikurikirana bisengere paka abonye intsinzi yawe. urabikurikirana ukabisengera ukavuga se Mana niwe wabimbwiye ukabikurikirana kuko nimba uhanuye ikintu gisaba ngo nagisengere. urakoze cyane. Imana y'amahoro njye ntabwo nzaza ngo nkubwire ngo uhanurire ngo Imana igukijije inzara. Yego. Njye ntagugaburiye nta kintu nzaba nkoze ntacyo nzaba nkoze kuko n'ubundi mubwiye ko Imana igukijije inzara ariko uragenda uburari kandi ibiryo wowe urabifite kandi njyewe muri stock mfitemo ibiryo ubwo mu by'ukuri ndaguhanuriye ariko ibyo bintu nguhanuriye ntabwo biri busohore none se nimba ntabyo kurya ngo uhaye birasohora gute cyane cyane ko bisohora biciye mu bantu ntabwo byakunda. urakoze cyane. hanyuma uyu munsi watuzaniye message uburo tugiye kuguhereza umwanya kugira ngo noneho utwinjize mu cyakuzanye mu gikorwa nyirizina. murakoze. uyu mwanya tugiye kwanda dusoma ijambo ry'Imana. Yego. nyuma ndaza kubaha message Imana yampaye message Imana yampaye irakomeye. Yego. ijambo ry'Imana dusoma turarisanga he? muri Zaburi ya 91 umurongo wa mbere. Yego. ndakubwira bigeze. Yego, reka turebe ijambo ry'Imana. Dusoma gake tujyana. Yego. ubwo ni Zaburi ya 91 umurongo wa mbere uravuga ngo uba mu bwihisho bw'isumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose. nguba mu bwihisho bw'isumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose. nituba mu bwihisho bw'Imana tuzahama mu gicucu cyayo. nta zuba rizatugeraho nta byago nta n'amakuba kuko turi mu gicucu cy'ishobora byose. yego Imana iyo uri mu gicucu cy'ishobora byose nta kintu cyagutera ubwoba nta na kimwe kuko Imana ibigushyigikiye uba uri kumwe nayo kuko igicucu cyayo kiguhora iruhande. yego komeza. kabiri ndabwira Uwiteka nti uri ubuhungiro bwanjye n'igihome kinkingira Imana y'agakiza kanjye. yego ngo ndabwira Uwiteka nti uri igihome cyanjye. Yego. Imana ni igihome cyacu ni n'agakiza kacu. iyo ufite agakiza ibintu byose iyo ufite agakiza nta muntu ukubona nkaho utafite agakiza koko kuko agakiza umuntu ugafite agaragarira buri wese. Yego. ntago njyewe nzaba ndafite agakiza ngo ninza ngo mvuge ejo niduhura nakubisemo ijipo ingera mu gutwi uzavuge koko ko agakiza ngafite. oya reka twere imbuto nyine tugume mu gihome cy'Imana. Imana idukingire itugumishe Imana ishimwe kandi Imana ihimbaza. Imana niyo buhungiro bwacu kuko Imana niyo ishoboye byose. Imana iyo muri kumwe uba ufite amahoro ahagije yo mu mutima. Imana ishimwe. gatatu kuko ari we uzagukiza ikigoyi cy'umugoyi na mugiga irimbura. Imana ishimwe. ngo nizagukiza ikigoyi cy'umugoyi ngo na mugiga irimbura. Yego. nta kintu izagutwara. iyo mugiga hari ibintu byinshi bitugeraho by'ibyago sibyo. ibyo byago n'amakuba hari umunsi bishobora kukugera ukavuga ngo Mana ndengera wibuke wa munsi ariko Imana igukiza bya byago n'amakuba kuko hari umunsi harimwo abantu bagera mu byago
benshi bakagenda ariko kubera ko imana ikakurokora muri ibyo byago uri umuntu umwe kugira ngo uzayihamirize ibigukijije mu giga n'ibyo byose biri kurimbura ako kanya ibigukijije imana nishimwe Imana yacu ishoboye byose nta cyayinanira kuko Imana ni umurinzi wacu iratureberera ku manywa na nijoro nta kintu n'iki na kimwe cyadutera ubwoba turi kumwe n'Imana n'ukuri bene data umva ni mujye mwumva ko iyo uri kumwe n'Imana dukomeze 4 azakubundikiza amoya ye kandi uzajya uhungira munsi y'amababa ye umurava we n'ingabo n'icyuma kigukingira Imana ishimwe Amen. azakubundikisha amoya ye mujye mureba sinzi nimba abantu muzi urukwavu iyo niba ari ukubyara sinzi ukuntu babivuga ubwagura urukwavu ruragenda rukipfura kunda rukabundikisha amoya utwana twatwo kugira ngo twe kugira imbeho none Yesu nawe azatubundikisha amoya ye kugira ngo twe kugira imbeho iyo wafubitse umwana nta mbeho agira iyo wafubitse umwana umubyeyi wese wita ku mwana aramufubika kugira ngo atazarwara kugira ngo atazagira n'ikibazo ahura nacyo uwo nawe niwe Yesu uhora utubundikisha amoya ye kugira ngo tutazahura n'ibibazo muri iyi si iyi si yacu iranduye ariko Imana ihora itubundikiriye kugira ngo tudahura n'ibibazo n'ibyago n'amakuba Imana ishimwe Imana yacu irashoboye kandi iratabara ni ukuri iyi Imana tujye tuyiringira kuko ishoboye byose kandi nta kintu kibasha kurogoya umugambi wayo n'iki na kimwe Imana rero irashoboye abavandimwe reka tuyiringire kugira ngo itubundikire Imana ihimbaze 5 igiteye ubwoba cya nijoro ntikizagutinyisha cyangwa umwambi ugenda ku manywa 6 cyangwa mugiga igendera mu mwijima cyangwa kurimbura gutsemba ku manywa y'ihanga reka tuvuge ngo kurimbura kugenda gutsemba ku manywa y'ihanga ntacyo kuzagutwara yego manywa y'ihanga buriya nubwo tubona turi kureba ariko hari byinshi biba biri kurimbura ni byinshi birimbura kandi bikarimbura bica mu maso yacu yego mu bicuku bya nijoro tuba twahonekire twasinziriye ariko Imana mu bicuku bya nijoro ibiri mu kazi gakomeye yego ibiri mu kazi gakomeye niyo yonyine iturebera bundi buri umuntu yasinziriye bavuga ngo aba yapfuye Imana itongeye ngo igukoreho ngo reka uragenda ugasinzira ugaherayo nibwo bavuga ngo umuntu yaryamye ari muzima yapfuye ariko none ibi ngibi bigenda ku manywa turebesha amaso nibyo bibi ku manywa haberaho ibintu bibi ariko Imana irabiturinda Imana irabiturinda bikaduca mu maso yacu turi kubireba Imana nihimbazwa kuko uragenda ku muhanda impanuka ikaba ukayirebesha amaso kandi ikagusiga uri muzima uhagaze ibyo bintu rero sinzi ukuntu utabishimira Imana ngo wumve ko ibintu biba ku manywa byo tureba nibyo byinshi mu ijoro aho tuba twasinziriye Imana ibiri kudukorera akazi Imana yacu irashoboye kandi nihimbazwe kuko niyishoboye byose nukuri reka duhindukirire Uwiteka kuko tuyihindukire bigishoboka ko tugishoboka tukimubona kuko ubu ngubu harimo benshi bifuza kumva iby'Imana bakabura aho babyumvira hari n'abantu bifuza ngo Mana iyo abarungiriye neza nagukorera kubera yuko ntabwo ari kubona uburyo bw'Imana ntabwo ari kububona ariko iyo Imana yagushatse ntabwo ujya uyisiga yagushatse nyine iragufatika yakuzana mu mugozi kuko yagukurura kose ariko irakuzana kugira ngo uze imbere yayo kuko iyo turi imbere yayo Imana irishima ikanezerwa abantu ibihumbi bazagwa iruhande rwawe abantu inzovu bazagwa iburyo bwawe ariko
ntibizakugeraho. Uri mu bwihisho bw'isumba byose. Uwo ni wa wundi uri mu bwije bw'isumba byose. Abantu abo bose bazakugwa imbere, ariko wowe ntibizakugeraho kuko uri mu bwihisho. Urihishe, Imana iraguhisha, irakubundikiye, yakubundikiye nta wakubona. Ibyo byose ntibizakugeraho. Urumva nawe ibyo bihumbi bizikubita hasi ukaburamo uri umuntu umwe gusa, umwe wenyine, nuko Imana yakubundikiye muri kumwe kuko ni ya yindi ishobora byose. Iyo ishobora byose yakubundikiye gushyira mu moya yayo. Ibyo bihumbi byose ntuzabibonekamo, ntabwo uzabibonekamo kuko Imana igukingiye n'ingabo yacu. Ndumva twageze aho ngaho kuko iri jambo rirumvikana. Umuntu uri mu bwihisho bw'isumba byose. Hano hari umurongo wa 8 uravuze ngo uzabirebesha amaso yawe gusa ubone ibihembo by'abanyabyaha. Mana we, ngaho nyumvira uzabirebesha amaso yawe gusa kugira ngo ubone ibihembo by'abanyabyaha. Imana ishimwe. Ibihembo by'abanyabyaha nta bindi ni urupfu. Iyo umuntu yakoze nabara ahembwa urupfu. Ibihembo by'abanyabyaha nta bindi ni urupfu. Nukora neza uzahembwa, nukora nabi nabwo uzagororerwa, kuko iyo wakoze nabi biragaragara, niyo wakoze neza biragaragara. Uwo dukorera ni umwami uhemba. Dukorera umwami uhemba, kandi umwami dukorera ashoboye byose. Nta kintu na kimwe kijya kimunanira. Umwami wacu rero nitumwikomezeho. Ni ingabo idukingira, ni igihome kidukingira amanywa na nijoro. Niwe ushoboye, kandi nta wundi ushoboye kurenza iyo Mana yacu. Mureke tuyikomezeho kuko izatugirira neza. Twe kuzabona ibihembo by'ibyaha kandi twarakoreye ijuru. Niba warakoreye Imana, oya twarana bintwari yo kuzabona ibihembo by'ibyaha, kuko ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Nta kindi kitari urupfu, kandi urupfu ni rubi. Nta kuntu waba warakoreye Imana ngo ubure kubona ijuru. Oya, korera ijuru we kuzahembwa ibihembo. Utazabona ba bandi barimo bagwa mu muriro bagira bate ngo uvuge ngo ngiyo mbimenye. Oya, iyo mbimenya reka iveho. Reka iyo mbimenya twe kuyishyiraho, ahubwo tuvuge ngo reka aka kanya duhindukirira Imana yacu kuko ishoboye byose. Imana nishimwe. Amen. Imana iguhereza umugisha kubw'ijambo ryiza uduhaye. Tubonye neza ko uba mu bwihisho bw'isumba byose adashobora na rimwe guhungabanywa n'ibitero bya Satani. Nta cyamuhagurukira ngo kimurambike, nta n'icyamurwanya ngo kimushobore. Kuko nimba umuntu ari mu bwihisho ni nk'uko inkoko ibundikira imishwi. Nta kintu cyapfa gukora kuri ya mushwi. Uzahaguruke, uzareba agaca. Iyo kaje irahaguruka ikagenda ikarwana n'agaca. Ntago gashobora kuba kafata umushwi. Nyine ihari ntibibaho. Ndanezerewe cyane kubw'ijambo ryiza uduhaye. Hanyuma rero wari wavuze ko hari message ufite. Kukwakira utugezeho message Imana yaguhaye. Yego, Imana ishimwe. Murakoze nanone. Mfite message Imana yampaye. Message igira gutya: nari ndyamye mu bicuku by'ijoro, nkunda gusenga saa 9. Mbona nje ndimutse, ngiye ngeze aho nari ngiye, mbona nari ndi muri bisi. Mbona imvura iraguye, irakubyibaye nyinshi. Ndavuga se ko imvura iguye ntaragera ahantu ngiye. Nahise mbona hirya hari urutare. Urwo rutare narwinjiyemo ndusangamo abandi bantu. Ndugezemo nsanga abo bantu barimo barasenga, ariko urumva rwari rurangaye. Twarebaga hanze. Mu gihe turi kureba hanze, ya mvura ntiyaguye, ariko haje imiyaga. Imiyaga itangira guterura amazu, inkuba zirakubita,
inkuba zakubita iyi si yacu ikakaho umuriro. Inkuba zakubita isi ikakaho umuriro. Nareba hanze nkabona amazu yagiye byateruranye n'abantu, umuyaga ari wabiteruye. Nareba nakongera nareba nkabona isi iri kwakaho umuriro, kuko inkuba yakubitaga umuriro waramanukaga ugatwika ibiri hasi. Ariko twe turi mu rutare nta cyatugezeho, nta kintu na kimwe cyatugezeho. Wowe n'ababana twe n'ababana usibye kumeneka amatwi gusa twagize kubera ubukana bw'inkuba yakubitaga. Nta kindi kintu na kimwe twabaye, ntacyo twabaye, nta na kimwe. Rero Imana irambwira ati genda umbwirire abantu ko abantu barambabaje kandi ndababaye pe. Ubabwire ngo narababaye, ibyago bizatera abantu nibampindukirire, nibampindukire, kuko umuntu wese uzampindukirira nta byago n'amakuba bizamugeraho. Ntibizamugeraho, kuko umuntu wese utazampindukirira azahura n'ishyano, kuko ndababaye. Abantu baranyibagiwe, nta nubwo basa nkaho bakinze, bazi ko bibeshejeho, ariko bambwirire bahindukire, bampindukirire, kuko ndababaye. Nibadahindukira ibyago n'amakuba bizatera bizabamerera nabi. Ariko ngiye uzemera akampindukirira, Imana ishimwe, uzemera akampindukirira, uwo nguwo nta byago n'amakuba bizamugeraho, nta na kimwe kizigera kimugeraho, kuko ibyago n'amakuba nzabimurinda, nzabimurinda. Urumva ko rero umuntu wese uzahindukirira Imana izamugirira neza. Uzahindukira Imana wese azaba ari mu bwihisho, nk'uko natwe twabaye mu rutare, ibyo byago byose bigatera byarangiza bikadusiga muri urwo rutare, tukavamo turi bazima. Imana ishimwe. Buri muntu wese wumva wahindukirira Imana nayihindukirire bigishoboka, kuko hari igihe kizagera biba bitagishoboka, ukavuga kuko ngiyo mbimenye nkaba narahindukiye hakiri kare, ntabwo ibi byago n'amakuba biba bingezeho. Rero buri muntu wese ahindukirira Imana, kugira ngo ibyago n'amakuba bizatera kuri iyi si bye kuzamugeraho, azabirebesha amaso azaba ari yabireba, ariko ahagaze nta kintu na kimwe kimugezeho, kuko Imana ishaka ko nituyihindukirira tukayegera, nta kintu na kimwe kizatera ngo nikirangiza kiduhungabanye, ntacyo, kuko uzaba uri mu bwisho bw'isumba byose, nta kintu kizatera ngo kikugereho. Imana rero nishimwe. Abantu rero nibahindukirira Imana, kuko Imana irababaye pe. Imana irababaye, ifite gahinda no mubabaro. Ibaze nyine nimba tubabara turi muri iyi si, Imana ibabaye iri mu ijuru, urumva umubabaro ifite. Naha Imana twarayiboneranye. Iyi Mana ahangaha kuri iyi si nibyo birenge by'Imana. Imana itwishyuje n'imvura y'ibirenge byawe, itwishyuje ukuntu tuyigenda hejuru ntabyo twabona, ariko turayiribata tukayikorera buri kimwe cyose, ariko ntitunyurwe. Ntabwo tunyurwa n'ibintu Imana idukorera. Imana rero irababaye, iduhindukire, ituyihindukirire, twongere twiyunge n'Imana. Abagabo urebe ungana gutyo utangana n'ibigituza, ikaza igakwirwa mu mutima w'umuntu. Iyo Mana wayinganyije, Imana ikituye mu mitima yacu. Hari ikintu wanganya Imana? Ntacyo twayinganya. Niyo mpamvu rero niduhindukire kugira ngo Imana itugirire neza abavandimwe. Nubwo butumwa nari mbafitiye, ariko pe ndabinginga, Imana irababaye, nimuhindukire kugira ngo umujinya wayo ubwo uzacanwa kuri iyi si utazatugeraho, kuko umujinya w'Imana sinzi ukuntu bwumeze. Ushobora kuba urenze, nimba twebwe abantu tugira imijinya tugafatana tukarwana tugasanga twicanye, ubwo si Imana yagira umujinya umeze ute? Ngo n'umujinya w'Imana urarenze pe. Niduhindukire rero, mureke abantu bahindukire, buri wese ave mu byarimo, kuko ibyo turimo nta mumaro. Udafite Yesu nta kintu ufite, udafite Yesu nta mumaro. Ibintu byose ni ubusa, ibyo wishingikirije byose ni ubusa udafite Yesu, kuko ufite Yesu nta kintu azabura. Ufite Yesu ibi byose duharanira tuzabigeraho, kuko ufite Yesu. Nimba ufite Yesu rero wigira ubwoba, kuko Yesu azakurinda ikibi cyose. Niyo mpamvu rero mbinginga mbasaba, nimuhindukire
imuhindukiriye Imana yacu tuyihindukirire twe kuyibabaza kuko nayo igikebuka ikaturebana amaso y'imbabazi igikebuka ugakosa ariko Imana ikakurebana amaso y'imbabazi igakebuka ikaza ikakureba ikavuga ngo nubwo wakosheje ariko ndakubabariye kugira ngo ubashe kwinjira hera intebe ziri muri biye ahera h'Imana umuntu kugerayo biba bisaba ngo ube wiyejeje nta kizinga cy'ibyaha kikugaragaraho Imana ishimwe rero bene data reka twumvire Imana kandi twumvire n'umwuka reka twumvire Imana n'umwuka kuko Imana ishoboye byose nta kintu na kimwe kizatunana turi kumwe n'Imana umuntu wese wumva ko wahindukira agahindukirira Imana nabikore hakiri kare ibi byago bitaratugeraho ubu se ko abantu reba covid ko yateye abantu covid yaguyeho yenda bamwe bari mu ntara abandi bari i Kigali abari i Kigali babonye ukuntu byari bimeze nta ntukora nta munsi y'urugo nta hehe Imana itungisha ubuntu bwayo turinda turangiza covid twongera gusubira mu kazi abagafite basubirayo abatagafite nabo yenda barafite ukundi kuntu babayeho hari ikimana itakoze none se nihongera akazi ibindi birenze covid bizagenda gute bizaba ari ibibazo duhindukire hakiri kare n'ukuri duhindukire hakiri kare kugira ngo Imana izaduhishe kuko no muri covid yaraduhishe ntago twibye ntitwanaburaye njyewe nk'urugero njye nabye muri covid ariko pe nabayeho neza nkabona ndarya birakunda kandi sinakoraga n'umugabo ntiyakoraga ariko mbona mbayeho neza kubera Imana ndagendana nabyara neza tazamuka ngirira imera mbyara neza ariko kubera Imana ni Imana yabikoze amen ni Imana yabikoze kandi pe nta kintu nayishinja Imana ihabwa icyubahiro nayishinja rero nimureke duhindukire uko byagenda kose Imana izatugirira neza hari ikibazo ngize nyuma yuko umaze gutambutsa message abantu benshi haba mu masengesho abantu benshi basigaye batambutsa message mu bwenge kumva ni iyerekwa ry'ubwenge buriya aho ngaho Imana yahinduye systema oya ari ukuntu nanjye ari ukuntu rero bundi niyeze kubona umuntu ngo mbona ngari kubwira umuntu ngako ngo mbona ngabimubwiye ngo mu mayeri kubyo ngo utamenya ikintu avuze yego none se mu by'ukuri utabwiye umuntu nimba afite ikibyimbo kimukandira ikimeneke azagikira ati ugiciye umutwe kandi niba ugiciye umutwe kirisubira kizongera igihingukira ahandi bisaba ngo gikande kimeneke yego buriya buvumo ririya buye wabonye muhungiramo risobanuye iki ibuye bavuga ngo ni ibuye ryanzwe n'abatsi ariko rikomeza imfuruka ririya buye rero urutare ni ibuye ry'Imana nyine ni ubuvumo Imana yadufukuriye yego ni ubuvumo kuko buri umuntu yagiye mu buvumo niwapfa kumuhiga ngo umubone nabo bishoboka ni ubuvumo Imana yari yadufukuriye tujya kwihishamo aha natwe twese dufite iyo nkuge n'agakiza twahawe na Yesu niba ushaka amahoro ngwino wihitiremo agakiza ureke kurimbuka murakoze cyane abandi bazaguhamagare mubasobanurire ariko birumvikana uretse umunyamubiri utabyumva ariko ndabyumva neza mukozi w'Imana turagushimiye kubw'ikiganiro cyiza uduhaye reka ngusabe kugira ngo utambutse nimero yawe ya telefone umuntu yakwifuza gusengana nawe umuntu yakwifuza ko muganira umuntu yakwifuza kukugurira amazi nk'umukozi w'Imana abantu baracyahari beza umuntu yakwifuza kukugira inama mbese umuntu yagukenera mu buryo ubu cyangwa ubundi nyemerera utambutse nimero yawe ya telefone nurangiza usenge Imana nimero yanjye ya telefone 078 7 7 4 5
314. Reka Isubiremo. nyisubiremo. 078 7 7 4 5 314. urakoze cyane. Yego. Imana amahoro niguha umugisha. Ngaho nkuko twatangiye dusenga, reka usenge Imana. Dusoza dusenga. Mwami Yesu turakubashye aya masaha nyagora ku ngoma Imana ni we watugiye imbere natwe tukujya inyuma. Reka aka kanya rero uba ari wo gukora twe kugaragara twebwe, reka icyubahiro cyawe kiba ari cyo kigaragara nyagora ku ngoma Imana. Reka uturindisha amaraso yawe, reka imbaraga zawe zigaragare hagati muri twebwe, reka ubutware bwawe n'ubushobozi bugaragare kuko uri Imana Haleluya. ishoboye byose. Ugira neza rero bugacya bukira, uri Imana yihagije kandi ushoboye byose. Twebwe Imana ntacyo twashobora atari wowe, ariko tugushimiye ubuntu bwawe n'imbabazi zawe. Tugushimiye kuri Imana ivuga bikaba, iyo utegetse bigakomera. Ngaho rero Nyiringabo Imana, emyemerera uturinde kandi uturindire muri iyi si yanduye. Reka iyi si yanduye uturindiremo, uturindire ubugingo bwacu. Reka Uwiteka Imana Nyiringabo abemeye kuguhindukirira, mwami ubategeye amaboko ndabizi. Ndakwinginze rero, reka Mwami w'amahoro ubereke kugira neza kwawe, reka ubiyereke kuri Imana. Izina ryawe nirihimbazwe. Amen. Imana y'amahoro iguhereze umugisha kandi udutangire intashyo mu muryango, dutangire intashyo muri bene data, kuko Yesu atari yaza urupfu rwo ntabwo rutinze, kandi niba rutinze Yesu ari mu nzira. Umwumva akomanga ku rugi niyugurure, akingure, asangirane nawe, abane nawe, akurire muri we, abe muri we, kuko isi n'ibiyuzuye n'ibyo Uwiteka, ariko nanone tuzabisiga tujya ahandi yaduteguriye, kuko yaravuze ngo ndagiye ngiye kubategurira aho muzaba. Haleluya. Imana ihabwe icyubahiro. Yesu abaho umugisha. Shalom. Urakoze.